wa gatanu abanyekongo n'abandi bakorera mu mujyi wa Bukavu bambutse ari benshi ugereranije n'abasanzwe bambuka baza mu Rwanda. Ibi kandi nyuma y'amakuru ifatwa ry'ikibuga cy'indege cya Kavumu kiri ku birometero nka 30 uvuye mu mujyi wa Bukavu nk'uko byatangajwe na M23. Mugenzi wacu Jean-Claude Mutuyeyezu, noneho uratwumva neza? Gogo ndakumva neza cyane. Yego, reka tuguhe ikaze muri studio za RTV, ariko kandi unatubwire aba bambutse n'ayahe masaha bagiye biyongera. Yego, ngira ngo murabizi yuko muri kano gace umupaka n'ubundi usanzwe ufungwa saa 9. Ubwo rero mu masaha n'ubundi yegera saa 9 n'ukuvuga saa 7 n'igice, saa 8, saa 8 n'igice nibwo abo bantu batangiye kwiyongera. Ubwo barimo abanyarwanda n'ubundi bakorera hariya hakurya, ariko biranumvikana kuko baba bagira ngo bahagere kare n'umurongo utaza kuba abana munini. Ubwo nanone harimo n'abanyekongo birumvikana bari bavuyeyo, ariko bigaragara yuko bari banafite n'ibikapu cyangwa se amabags, ariko mu by'ukuri ntago bidekaraga nk'impunzi, ahubwo n'ubundi bazaga bafite ibyangombwa bisanzwe bakajya ku biro bishinzwe abinjira n'abasohoka, hanyuma bakabatereramo n'ubundi bagafata imodoka bakajya muri gahunda zabo. Hari abajya hirya no hino mu miryango, hari abajya mu mahoteli, hari n'abajya ahandi hantu hatandukanye bitewe naho baba bahisemo kujya. Ariko ikigaragara cyo bari benshi, bari biyongera ugereranyije n'indi minsi, ariko nanone ni ikintu kimaze igihe muri iyi minsi, nko muri iki cyumweru cyangwa se iminsi 10 gutyo, ubona bakunze kuza, ariko nanone ntago bidekarara nk'impunzi, kuko n'ubundi iyo bidekaraye nk'impunzi bitabyumvikana ko inzego zibishinzwe no kuvuga minema n'ubundi ibihari kugira ngo ibakire, niba hari aho babashakira bajya bakahajya. Ibyo byose rero ntago biba bihari kuko bigira mu modoka zabo cyangwa se izo bakodesheje bakikomereza. Abari nanone abantu bakomeje kuza nabo mu miryango itegamiye kuri leta cyangwa se imiryango mpuzamahanga ikorera hano hakurya i Bukavu. Ubwo niza ONG nk'uko tubivuga, ariko nanone hari n'abantu twabashije kumenya bagira kuri 63 bahoze cyangwa se n'abakozi n'ubundi baroni ndetse n'imiryango yabo. Abantu bagira kuri 63 nabo bambutse uyu munsi n'ubundi muri iyo gahunda. Bivuze rero yuko ni gahunda isanzweho, gusa nuko no munsi biyongere cyangwa se babaye benshi bitewe nuko n'ubundi nk'uko umaze kubisobanura ni n'amakuru avugwa yuko kandi nuko byanagaragaye cyangwa se byatangajwe na M23 yuko ikibuga cya Kavumu cyafashwe. Ubwo rero birashoboka ko biyongereye kubera iyo mpamvu. Jean-Claude Mutuyeyezu, uri Rusizi mu mujyi, muri aya masaha umwuka n'uwuhe, byifashe bite? Urakoze cyane, ndi mu mujyi wa Rusizi, hari urujya n'uruza, urabizi nyine, kandi birumvikana ni umujyi uri ku mupaka. Abantu baba ari benshi, abavuye gucuruza, abavuye muri gahunda zitandukanye, abavuye muri siporo. Ni ubuzima busanzwe kuko n'ubundi umutekano urahari, nta n'ikintu na kimwe cyabaye cyangwa se cyawuhungabanije hano. Ni ubuzima bukomeye cyangwa se bunakomeza, ndetse ndi kumwe n'umuntu umwe uvuye mu kazi ke. Niba mufite akanya ngo tumuganirize atubwire uko byifashe. Biriwe neza? Mwiriwe. Watubwira amazina yawe? Nitwa Ndenganya Theoneste. Theoneste, ubusanzwe ukora iki? Yendo inkweto hano mu mujyi wa Rusizi. Doda inkweto. Ubuzima bumeze gute? Urumva umeze murewe ute? Twebwe ubuzima burasanzwe, ntibega nta bishya birimo, ariko icyo twizeye nuko uko tugira twumva inkuru batubwira ngo M23 yigeze hafi ya Bukavu, urujya n'uruza rugenda, abantu bagenda baza, ariko icyo twizeye cyo nuko ingabo zacu turazizeye, umutekano ni wose ku buryo twumva buri wese agomba kuryama agasinzira. Mwikomereje ubuzima bwanyu nk'uko bisanzwe? Ubuzima bwacu burakomeje, murabona ko abamotari barimo baragenda, abacuruza amagazine aracyafunguye, amarimantasiyo aracyafunguye, mu masoko harafunguye, amahoteli harafunguye. Ikindi cya kabiri buriya, kuko murabona polisi ndetse n'ingabo barimo hano mu muhanda, barimo bareba uko umutekano wifashe. Ni nayo mpamvu twebwe dufite icyizere cy'uko amasaha 24 tugomba kuyakora nk'uko bisanzwe, mbega nta bicitse cyangwa ngo biduhungabanye. Twizeye umutekano usesuye mu gihugu cyacu. Urakoze cyane. Jean-Claude, reka tugushimire cyane, urakoze kutugezaho uko muri aka kanya ishusho ya Rusizi imeze, uko aho muri Rusizi umwuka umeze. Urakoze cyane. Nawe urakoze Gogo.
Reka twongere tubahe ikaze mwebwe mwese mukurikiye televiziyo Rwanda, turi mu kiganiro Waramutse Rwanda. Ubu noneho tugiye ku ngingo y'umunsi, twabanje ku makuru avugwa mu binyamakuru bitandukanye, ubu tugiye ku ngingo y'umunsi. Ingingo y'umunsi rero tugiye kukaruka ku bijyanye n'imyitwarire y'u Burundi mu kibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo, ku bijyanye n'imirwano ihabera hagati ya M23 na Kongo n'ingabo zifatanya. Murabizi ko u Burundi kuva ikibazo kiri mu burasirazuba cyatangira, Uburundi bwagiye bufasha kenshi leta ya Kongo kutubahiriza amasezerano bagiye basabwa, yaba imiryango yo muri Afurika, yaba ibihugu ubwabyo, ariko n'abagiye bajya inama kenshi. Ibyo byose Uburundi bwagiye buba nk'umufatanyacyaha cyangwa se umufatanyabikorwa na leta ya Kongo. Hari icyabaye, bagiye bafata ingabo z'u Burundi bazohereza muri Kongo kurwanya umutwe wa M23, nyamara harajyagwa inama y'uko hagomba kuba ibiganiro. Hari kandi ubushotoranyi bwagiye buba hagati y'u Burundi bukifashisha ibibazo biri muri Kongo bagashotora u Rwanda. Ni ukuvuga ngo iyo uvuze u Burundi ukavuga Kongo ntabwo ugomba gusigamo u Rwanda muri iyi minsi. Hari n'ibyagiye bivugwa, abasirikare boherejwe mu burasirazuba bwa Kongo kurwanya umutwe wa M23 bakavuga bati nabo mu bwoko bw'abatutsi, nabyo byagiye bivugwa kenshi. Nibyo byose tugiye kugarukaho. Ese u Burundi, Kongo, u Rwanda ni ibihugu, umubano wabyo uhereye kuva 2005 ku ngoma ya FDD bafata ubutegetsi, byagiye bigenda gute? Ubundi mbere impunzi z'abarundi zahungiraga mu Rwanda, impunzi z'abanyarwanda nazo zigahungira i Burundi, byabaga byifashe gute? Ibyo byose tugiye kubireba. Hari muribuka ko hari abanyamurenge bahunze bava muri Kongo baza guhungira i Burundi ahantu bitwa Gatumba, baje kwicwa, bivugwa ko ari na jenoside nubwo itaremezwa. Ibyo byose ni ibibazo byagiye biba hagati y'ibihugu byose. Dufite abatumirwa rero, turi kumwe na Munyakazi Sadat, uyu muramumenyereye, amenyereye gusesengura kuri ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo. Turakwakiriye Sadat. Mwaramutse neza. Mwaramutse. Turi kumwe kandi na Aisha, ni docteur, akaba n'umudepite mu badepite ba EAR, ni abadepite bari muri Afurika y'Iburasirazuba, ariko ahagarariye u Rwanda muri iyo nteko y'abadepite. Namwe tubahaye ikaze. Murakoze, ndabashimiye. Yego, dutegereje kandi n'undi mutumirwa nawe araza kuza tubane. Yego, Maître Gasominari nawe araza kutugeraho mu kanya. Yego, atubwire nawe ibitekerezo bye. Twahera kuri Munyakazi Sadat, ukurikira politike y'aka karere, ubona gute imyitwarire y'u Burundi hagati y'ikibazo cya Kongo? Niyo tukivuze ntidusiga u Rwanda, kuko myinshi mu myanzuro ifatwa bagaruka n'u Rwanda. Uhere kuva 2005, umubano wagiye ugenda gute muri ibi bihugu biri muri aka karere? Murakoze cyane. Urebye ibibazo biri muri aka karere, cyane cyane biri muri Kongo aka kanya, bigira ingaruka ku bihugu bituranye na Kongo, ariko tugarutse cyane ku Burundi nk'uko turimo kubivuga, ubutegetsi bw'u Burundi buriho aka kanya buyobowe n'ishyaka rya CNDD FDD. Ubutegetsi bwatangiye mu 2005 nyuma y'intambara yabaye igihe kitari gitoya, ariko ibihugu by'abaturanyi ndetse n'u Rwanda dushyigikira cyangwa se dufasha mu gushyiraho umurongo cyangwa se gufasha abarundi kubona umurongo wo gukoreramo. Abategetsi ba CNDD-FDD bageze ku butegetsi mu ntangiriro wabonaga ko ari abantu batanga icyizere ku mubano n'abandi baturanyi, ariko mu by'ukuri yari double standard, kuko iyo urebye ibiriho aka kanya bisobanura neza ibyariho n'icyo gihe, kuko niba tubyibuka neza kuva ikibazo cya Kongo cyatangira, ubutegetsi bw'u Burundi bwagerageje gucenga abayobozi bo muri aka karere. Niba mwibuka neza interview ya His Excellency Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, yavuze yuko yigize kuvugana na Perezida w'u Burundi amubaza ati se murimo kohereza ingabo muri Kongo kujya kwica abantu, kujya kurwanya bene gihugu, kandi mu by'ukuri twari turi mu murongo wa East African Community yo kugira ngo twoherezeyo ingabo z'amahoro. Icyo gihe Perezida w'u Burundi yamuhakaniye. Ariko mu by'ukuri ikintu nkivuze kugira ngo mbereke ya double standard,
mu by'ukuri indimi ebyiri izo ndimi ebyiri tukazibonera yuko nubwo wohezaga ingabo z'amahoro zari zo gufasha ingabo z'u Burundi zirimo kujya kwidiprowinga cyangwa se kujya mu bice bashakaga kugeramo byo kujya guhungabanya cyangwa se kujya gufasha Tshisekedi kwica abaturage bayo. Ibyo rero twaje kubibona noneho mu buryo bweruye, reka mvuge uburyo buri muturage wese yabona, ubwo perezida w'u Burundi yajyaga i Kinshasa akavugira ku mugaragaro ko bazafasha urubyiruko rw'u Rwanda kwirukana ubutegetsi bw'u Rwanda. Ubwo yahuraga n'urubyiruko rwo muri Afurika. Bari mu nama n'urubyiruko rwo muri Afurika. Ibyo rero bikakugaragariza cya kibazo warumbajije uti se u Burundi muri aka karere burimo kwitwara gute? Burimo kwitwara mu buryo bugaragarira yuko buri mu bateza ibibazo, navuga abagreseri kurusha yuko baba abasubiza ibibazo. Ibyo tukabibonera ko ingabo zabo nyinshi zirimo kurwana muri Kongo, ndetse ntibikiri n'ibanga kuko tubona izafatiweyo tukabona izapfiriyeyo. nabo ubwabo barabyemera ko ibitaro byabo ubu byuzuye. Ibitaro byabo bikaba byuzuye, nubwo perezida asubira kuri televiziyo akavuga ati abo bantu simbazi. Donc ni ubutegetsi, nshoreje kuri ako kantu wenda kugira ngo numvishe abantu, ni ubutegetsi buri capable y'ikintu icyo ari cyo cyose kugira naho wakwihakana ingabo zawe. Murakoze cyane. Hanyuma mama Aisha, namwe mumaze igihe muri politiki, murabikurikira, mwabaye muri EAR, mubanamo n'abadepite b'u Burundi, mukurikira politiki y'aka karere. Ubona gute imyitwarire y'u Burundi mu kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bwayo? Murakoze, nagira ngo mbanze nshimire Sadati kuri ibyo tumaze kutugezaho, ariko nagira ngo icyo tugomba kureba no kuvuga ngo turi muri East Africa, ariko ese ubwo Burundi bwitwara gute muri East Africa Community? Ngira ngo twakagombye kubikana ko Perezida Ndayishimiye yabaye perezida wa East Africa Community igihe hari n'ibibazo muri Kongo. Yego. Ari naho nk'abaperezida bahuye bakumva ko bagomba koherezayo ingabo zijya gufasha uko amakimbirane hagati ya Perezida Tshisekedi na M23 bayahosha, none bakareba ko bakora ibiganiro. Nka perezida rero yari ahari nka East Africa yagomba kugaragaza ko ari perezida, akagaragaza ko inshingano bafite ari imwe, ariko ngira ngo ibyabaye twarabibonye, byarangiye Tshisekedi atabyemeye ko bahaguma. Ariko igituranye cyane ni ukubona Burundi buhita bwoherezayo abasirikare. Bivuga ngo nawe ubwe ibyo yavugaga muri East Africa Community ntabwo yabyemeraga. Niyo double standard rero twarimo turareba, ariko ukibaza ngo Ndayishimiye kuba yari kumwe n'abandi ba perezida akaba adashobora kuvuga icyo yumva, kuko barahari kugira ngo bafashe, barahari kugira ngo bagire inama, ariko ntabwo bagira inama umuntu atabyumva. Nkibaza ngo rero Ndayishimiye rwose yabaye ikibazo gikomeye, kuko ni nawe yabaye n'imbarutso ikomeye cyane iriya ntambara, kuko ntabwo twakwifuza intambara, ariko niba abayobozi ubwayo batabyumva ko intambara itagomba kuhaba, bakazana abasirikare kugira ngo bagwane. Ngira ngo ni ikintu gikomeye cyane, abantu bagomba kumva ko kiriya gikorwa cyabaye kibi cyane muri iriya ntambara, kandi abantu bakakumva ko ari intambara yakomereye, kuko ntabwo yari kuba ari muri East Africa ngo agaruke atange n'izindi ngabo ziza kwica abaturage. Murakoze cyane Honorable Aisha. Uburundi ni umunyamuryango wa EAC. Icyo gihe nk'uko bivuze yari nawe uyoboye uwo muryango muri icyo gihe, ariko twagiye tubona izo ndimi ebyiri nk'uko Sadati yabigarutseho. Kiriya gihe nicyo yagombaga no kugaragaza ko ashaka amahoro mu by'ukuri, kugira ngo kuko hari hamaze koherezwa ziriya ngabo zigiye kugarura amahoro zo muri East Africa. Nubwo Tshisekedi nyuma yaje kuzanga akavuga ati ndashaka, ntabwo murimo kunkorera akazi nk'uko mbyifuza, reka nzane ingabo zo muri SADC. Niki ubona Ndayishimiye we yatekerezaga, twavuga ko ari cya kintu cy'ingengabitekerezo cyangwa se cyo kugendera ku bwoko cyatumye cyamusunitse muri iyo nzira yo kuba yaravugaga indimi
ebyiri muri icyo gihe kandi ari n'umuyobozi w'uriya muryango. Niki ubonamo muri ibyo? Erega njye ntekereza ko tugomba no kurebera ku mateka y'ibi bihugu byose turi kuvuga. Buriya u Rwanda n'u Burundi bafite amateka amwe ariko yaza mu bihe bitandukanye. Ngira ngo turebye regime yari ihari imbere ya CNDD-FDD yari regime imeze nk'iyo dufite ubu munsi hano. Bivuga ngo twari dufite ibitekerezo byo kumva ko tugomba kubaka abaturage. Ariko imbarutso ya jenoside buriya yakorewe abatutsi ntabwo hari abantu batigeze bumva ko kira cyabaye ikibazo gikomeye kandi bakumva ko batanageze ku ntego bari bafite. Abo rero n'abantu bari hano mu Rwanda ariko bafite n'inshuti zari hanze, cyane cyane ko benshi bari batuye na hano mu Rwanda. Kiriya gihe mbere ya 1994 bari barahungiye mu Rwanda, hari abantu benshi muri CNDD-FDD bari bari hano mu Rwanda. Bivuga ngo buriya ingengabitekerezo ni ikintu cyoroshye kumva iyo abantu bumva ko ikintu bafite uburenganzira. Nkumva ko rero ndayishimiye iyo ngengabitekerezo arayifite, iranagaragara. Bigaragara ko yumva ko yayikomereza no muri Kongo, noneho bakazagera ku ntego yabo nk'uko bayiyemeje, nubwo wenda inzitizi zikomeza kuba nyinshi. Hanyuma wari ugiye kuvuga ngize akanongeraho, ntago warebe ibibazo akarere k'ibiyaga bigari dufite aka kanya utarebeye mu mateka. Ibyo ntibyakunda. Uhereye ku bibazo by'u Rwanda, Burundi na Kongo, niyo wahera ngo si ubundi byakolonijwe biti, uwabikolonizaga yabihaga iki? Mu gihe abandi bigishwaga ubucuruzi. Buriya muzarebe ibihugu byakolonijwe wenda n'Abongereza, usanga ururimi rwabo ni business. Mu gihe twebwe ibihugu byakolonijwe n'Ababirigi, usanga ni ideoloji yo kutudiviza, kudutanya, kuducamo ibice n'ibindi bijyanye nabyo. Ibyo rero abari ku butegetsi Burundi babanye nabyo barabyonse. Ideoloji ya jenoside ntabwo ari ideoloji itangiye no munsi, ni ideoloji ya kera cyane. Barabyize, barabinywa, ndetse no muri Kongo buriya nubwo bagiraga uko babimanaginga, ariko iyo ideoloji n'ubundi hari ukuntu yari ihari. Mu Rwanda aho byabaye pure, kuko byanageze aho tubona yuko habaye jenoside yakorewe Abatutsi. Muri iyo jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, mwibuke yuko hari abantu barenga 360 ubutabera bw'u Rwanda biciye muri Gacaca bwamaze guhamya ibyaha bya jenoside, kandi abo nabo tuzi, wenda hari n'abo tutazi. Uyu munsi bamwe muri abo ngabo bari muri pouvoir i Burundi. Donc kujya muri Kongo ni wa mugambi wabo wo kurimbura Abatutsi, ariko ni na wa mugambi wabo wo kuza kurimbura u Rwanda, kuko n'ubundi bigize kubigerageza. Ariko tunarebe na position y'Ababirigi uyu munsi muri ibi bibazo byo muri Kongo. Ni position njya nkurikirana nkareba, njya ndeba ambasade y'Ububirigi muri Kongo iby'ibitangaza, njya ndeba declaration z'abayobozi b'Ububirigi cyane cyane mu bubanyi n'amahanga, ibyo bavuga, usanga koko ntago barimo gufasha gukemura ikibazo. Bo bagize uruhare mu gutera ndetse banabibye, ahubwo barimo gushyiramo ifumbire muri cya kibazo kugira ngo ikibazo kirusheho kuba igikomeye. Ntago rero icyo nashaka kongeraho ku byo honorable yavuze, ntago wasiga iki kibazo cyo muri ibi biyaga bigari wiyibagije ideoloji ya jenoside. Hanyuma uyu munsi iyo urebye imyitwarire ya perezida w'u Burundi kuri iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, hashize iminsi 2 agejeje ku ijambo abaturage be, abagaragariza ko u Burundi bugomba kwirwanaho bagakoresha inzira iyo ari yo yose, abibutsa iby'amateka ya kera. Ati mu Kirundo mufite icyo bivuze. Fada, mu Kirundo buriya yashaka kuvuga iki? Yavuze ati mwibuke nuko iri zina ryitwa rya Kirundo aho ryavuye. Yashaka kuvuga yuko mu ingabo z'u Burundi zaba zishobora kuba ngo zarahica ingabo z'u Rwanda nyinshi. Ndetse yanabivuga neza, ati umuturanyi wacu, ati gavana wacu Buramatari amaze kubivuga, ati umuturanyi w'u Rwanda, ati umwanzi wacu, ati ntagerageza kudutera, ati tuzahaguruka twese. Bumva yabwiraga abaturage ati twese n'abanyanzarake, niba mwakwigenda iryo jambo yagendaga precisa, bari kure cyane ngo ku mupaka wa Tanzania, ati tuzabazana barwane. Donc iryo jambo ryaje rikurikiye irindi yabwiye abadiplomate, ababwiye yuko intambara yaje kandi ko igomba kuba guerre generalize.
iri kaza ariko cyari rya jambo yavugiye Kinshasa twavuze uburyo ngo azafasha urubyiruko rw'u Rwanda kuza gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Icyo bivuze ni iki rero? Icya mbere ni uko agaragaza u Rwanda nk'umwanzi, akanakangurira abaturage b'u Burundi bose guhaguruka bagafata u Rwanda nk'umwanzi, akanabakangurira kurwana iyo ntambara. Ubundi niba igihugu cyawe gitewe uri perezida, uri chief in command, wakagombye kubwira ingabo zikarinda ubusugire. Kuba urimo kubwira abaturage mu by'ukuri ntago ari ukuvuga ko igihugu cyawe gitewe umwanzi, wowe wita umwanzi agiye kugitera, ahubwo urakangurira abaturage kugira rwa rwango rushingiye kuri ya ideology kugira ngo bazakore ya guerre généralisée. Guerre généralisée nubwo yarivuze kuriya, ariko iyo usesenguye usanga ni ugukangurira abaturage gukora jenoside. Kuko mu Rwanda muribuka yuko babanje kwereka abaturage ko umubyeyi yapfuye, uwo bitaga umubyeyi witwa Habyarimana, ati none ni murakare mukore generalize. Donc nawe ku rundi ruhande arimo gukangurira abaturage b'u Burundi kumva yuko bageramiwe nibahaguruke bakore jenoside. Harimo n'ababyumvise ko ari nko intambara izakwira akarere kose. Iyo ni point ya kabiri. Iyo yari point ya mbere byo gukangurira abaturage b'u Burundi gukora generalize, ariko noneho buriya arimo no kwereka communauté internationale yuko nibatamufata ashoza intambara mu karere kose. Niyo wa mwana ugiye kurwana undi akavuga ati nimumfate nyabuneka nkamukubita. Nawe rero arimo gusa nk'ushitura ati ndayishyira mu karere kose, ati ntitubikunda turabishyira ahantu hose, turarwana ahantu hose kugira ngo habeho iyo tension au niveau international. Hanyuma Dr. Aisha, uri umunyapolitike niko twavuga, iriya ni imvugo y'umunyapolitike noneho nk'umuntu ukuriye igihugu abwira abaturage? Politike buriya ivana n'inyungu umuntu aba yifitemo. Njye ntekereza ko kuri we ariko abyumva kuko abifitemo inyungu. Iyo avuga ngo guerre généralisée, umuntu yatangira no kwibaza ngo iraba généralisée irahera hehe? Irahera hehe? Kuko ntabwo ndi kubona aza gutera u Rwanda ngo atere n'ibindi bihugu biri muri East Africa, ahubwo iyo ntambara izahera iwe. Ni ukuvuga ngo ari gutanga abagabo. Kuri we niyo mvugo nziza, kuri we niyo mvugo nziza kuko nibyo ashaka. Kuvuga rero ngo guerre généralisée biragaragara ko ari intambara yanateguye, yarayiteguye cyane kuko ari nko gutanga abagabo. Ababwira ati dore nibigenda gutya bikazagenda uku nguku, atazagira uvuga ngo nakoze uku nguku. Noneho iyo turebye ukuntu ari gukangurira n'abaturage, ni nko gushyira ikibatsi kuvuga ati dore muzabe muhagurutse, kuko aravuga ati nyamureka twegeye hano perezida wa repubulika yatubwira ngo nituryame dusinzire, ariko arababwira ngo nyamureka mutanyama ngo musinzire cyane kuko hari umwanzi, muzabe muri maso kugira ngo muzashobore gukora akazi. Biragaragara ko ya mvugo ubundi ntiyakagombye kuba mu politike nziza, kuko ngira ngo politike nziza nirebera umuturage akamuha amahoro akamufasha mu iterambere, ariko bari gukangurira abaturage ko bajya mu ntambara, kandi twese tuzi ko izo ntambara zitazana. Urakoze cyane honorable. Nagira ngo turebe mu gihe umuyobozi nk'uyu uyoboye igihugu avuga cyangwa se akomeje kurangwa n'iyi ngengabitekerezo, urwango ubona rugaragara mu mvugo ze, hari umuryango wa East Africa abarizwamo, hari abakuru b'ibihugu bagize uyu muryango, hari inteko ya EAR, hari icyakorwa cyangwa se abantu nk'aba hari ubwo bashobora kuba bahaguruka bakamagana imvugo nk'izi ngizi, kuko azivugira ku mugaragaro, buri muntu wese abibona. Hari icyakorwa n'uyu muryango duhereye ku bakuru b'ibihugu, yenda n'inteko ya EAR ikagira icyo ivuga cyangwa se yamagana ku mvugo nk'izi ngizi? Reka tuhere ku bakuru b'ibihugu byacu. Uko twese tubibona, ngira ngo turabona ko harimo ikibazo, kuko nta nubwo wakwamagana umuntu adahari. Ubwabyo kuba badashobora guhura n'abandi ba perezida wa repubulika ni ikibazo, kuko ntekereza ko ari nabo bakagombye kubagereza ati dore ibyo muri gukora ntabwo ari byo, kandi biguteza ikibazo mu karere. Ngira ngo nk'inteko abantu bahagarariye abaturage, hakagombye gukorwa ikintu kigaragaza imbaraga y'inteko, kugira ngo inteko ihaguruke yamagane biriya bintu, cyane cyane ko dufite itegeko
rirebana n'ibintu bya jenoside yakorewe abatutsi kuyiha intebe kugaragaza ko itabaye ngerageza ko twanyura aho ngaho muri iryo tegeko kugira ngo tugaragaze ko hari ikibazo gikomeye none izo mvugo zivaho kugira ngo nibura turi ko twabona amahoro muri East Africa kuko ni ngombwa ko abantu bavuga kandi bakavuga ku ma platforms yose yashoboka kugira ngo hagaragare kuko ikibazo ko ari ingengabitekerezo ya jenoside